data muraho, Kristo Yesu nashimwe, dushimiye Imana iduhaye ikigoroba cyo kongera kumva ijambo ryayo. Abenshi bagiye banyandikira bambwira ko ubushakashatsi ngenda nkora mbaha amakuru ushingiye ku ijambo ry'Imana bubafasha. Niyo mpamvu nongeye kugaruka ngira ngo twongere twige ku ijambo rigufi, tuganire ku cyigisho cyitwa amasengesho yo mu gicuku. Hari filime nigeze ndeba, abasirikare bajyaga kurwanya umwanzi, ariko umwanzi abarusha imbaraga, arabananira ku manywa, abananira ku gicamunsi no ku mugoroba. Bajyana raporo ku muyobozi wabo mukuru, afande wabo. Afande arababwira ngo niba umwanzi yabananiye saa 4, akabananira saa 6, akabananira saa 9 n'ikigoroba, mu mwihorere turaza kumutera before morning. Before morning mu kinyarwanda bisobanura ngo butaracya. Buryo iyo bavuze morning saa 11 iba yageze n'ebyiri, ariko before morning buriya ni saa 9 saa 10. Baragiye bararyama, bararya, bariyuhagira, bamera nkaho nta cyabaye, ndetse n'umwanzi arishima arabyina azi ko yabatsinze, ariko bari bafite umugambi. Icyampa nawe ukajya ugira umugambi wo kurwanya ibintu bikurwanya. Hari n'ibikurwanya bikaza bifite imbaraga, ukanasenga bikanga bikananirana, nawe ukareba ukabona ko binanirana. Ariko iyo ufashe umwanya ukabirwanya ukoresheje ubundi buryo, ugakora amasengesho y'ubundi buryo, Satani aratsindwa akakuvira mu nzira ugatambuka. Reka nkuganirize rero ku masengesho ya mu gitondo. Ngiye kukuganiriza ku cyegeranyo nagukoreye kivuga ngo ese uzi ko kubyuka butaracya ugasenga bihindura ibintu? Tugiye kuganira ku ntambara 5 za Satani amasengesho yo mu gitondo atsinda. Intambara 5 za Satani zikomeye amasengesho yo mu gitondo atsinda. Turasoma Yakobo ibice 5 ku murongo wa 18. Haravuga ngo arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeza imyaka yabwo. Satani atinya igihe cyitwa igicuku. Amasengesho ya mu gitondo afite imbaraga zidasanzwe. Wari uzi ko hari inama nyinshi zikorerwa ikuzimu zo guteza abantu uburwayi, inyatsi, ubukene, inzara? Ibyo bintu byose bikaba bikorwa kandi bigashyirwa mu bikorwa mu masaha y'igicuku. So wari uzi ko Yesu mwana w'Imana azuka ku munsi wa 3 yazutse butaracya muri icyo gicuku ndi kukubwira, agakubita hasi imbaraga z'ikuzimu? Ahangaha rero hari imigambi myinshi ya Satani hakorerwa. Birashoboka ko nawe waba ufite urugamba warwanye ukananirwa gutsinda saa 4, saa 6 bikanga, saa 9 bikanga, saa 10 bikanga. Ongeramwo amasengesho y'igicuku. Ongeramo isengesho ryo mu gitondo, ukubita imbaraga zitavuga Imana mu gicuku. Byuka saa 9, byuka saa 10, byuka saa 11, usenge. Numara gusenga utegure gahunda zawe z'akazi, ujye ku kazi. Siporo n'ibindi bikorwa bigomba kuza isengesho ryatambutse, ukaburizamo inama z'ikuzimu n'imigambi y'ikuzimu, kongera gusenga. Tubyize muri Yakobo 5:18. Bigamburuza imigambi y'ikuzimu. Kongera gusenga bituma imvura yari yarahagaze igwa. Kongera gusenga byatuma ubuzima bwawe bubohoka. Korali Hoziyana yararirimbye ngo mu gitondo cya kare jya wiragiza Imana, ngo byuka nijoro usenge, ngo umwami agutegeye amatwi. Cya gihe ibintu byose bicecetse nta kivuga, ibuka gusenga, ukubita imigambi y'ikuzimu, burize mu inama z'abarozi n'ibindi. Ibiguhagurukira wamenya n'ibyo utamenya. Zaburi ya 91 bivuga neza, ikavuga ngo hari imyambi igenda wowe ntuyibone.
na za mugiga zirimbura. Ibyo byose iyo usenze Uwiteka arabigukiza. Tudatinze rero reka tugaruke ku ncamake, tuvuge ku mbaraga z'amasengesho kandi tuvuge ibintu bitanu, imbaraga 5 za Satani Imana idukiriza mu gusenga iyo dusenze amasengesho y'igitondo. Ni ngombwa rero gusenga kare ni ingenzi ku buzima bw'umukristo kuko bifasha umuntu gutsinda intambara zitandukanye z'umwuka n'iz'ubuzima bwa buri munsi. Gusenga kare bifasha gutsinda intambara zikurikira: intambara yo kwiheba no gucika intege. Isengesho ritanga imbaraga nshya rya mu gitondo, rikuzuza umuntu icyizere n'ubutwari aho kwiheba. Intambara ya kabiri, intambara yo gutakaza umugisha n'amahirwe. Amasengesho yo mu gitondo afungura inzira z'umugisha kandi agafasha Imana kuyobora imigendekere myiza y'umunsi. Mu gitondo buburijemo imigambi yacuriwe ikuzimu nijoro, ibyari kugutera stress ku manywa ukabiburizamo ukirirwana umunsi w'intsinzi kuko wakoze nibature. Gatatu, intambara y'ubwoba bw'ejo hazaza. Gusenga iri sengesho rya mu gitondo bituma umuntu ashyira ejo he mu maboko y'Imana, ubwoba bugasimburwa no kwizera. Kugendana ubwoba ngo bangonga, ngo bandoga, ngo baranyiba, iyo ubyutse butaracya ugasenga uba ukoze proper planning cyangwa se igenamigambi ry'umunsi, ugategeka ukavuga ngo uyu munsi ndashaka kugira umugisha, ndashaka guhirwa, ndashaka kubona ibyiza muri uyu munsi, ukagena uko umunsi uri bugende binyuze mu gusenga, kuko gusenga si ugusaba gusa, gusenga si ukuburana ibyawe gusa, ahubwo burya ni no gutegeka ibintu bimwe ukabiha umurongo. Icya kane, isengesho rya mu gitondo ridukiza intambara z'umwuka zitagaragara. Isengesho ryo mu gitondo riba nk'urukuta rwo kurinda umuntu ibitero by'umwanzi mu buryo bw'umwuka. Uze gusoma Zaburi ya 91 ikubwira ukuntu Uwiteka kurinda umwambi ugenda ku manywa, ibiteye ubwoba bya nijoro akabikurinda, akakurinda ibyorezo. Imana igiturinda, abantu bakicwa n'indwara z'ibyorezo ugasigara. Izi mbaraga rero iyo uzi gusenga mu gitondo butaracya, uba resilient, ukaba concentré, ukagira ubwuzuro bw'imbaraga z'abanyamasengesho harimo uburinzi. Si icyo gusa kandi, icya gatanu, umuntu usenga amasengesho ya mu gitondo butaracya, Imana imutsindira intambara ya Satani yitwa intambara yo kutamenya intego y'ubuzima. Gusenga kenshi bituma umuntu arushaho kumva umugambi w'Imana no kugendera mu cyerekezo cyayo cy'ubuzima bwe. Hari abantu usanga bagenda batazi iyo bajya. Wamuhamagara akitaba, wamutwara akirukanka aho umujyanye hose. Umuntu utagira amakuru, utamenya icyo yakora. Ariko burya gusenga mu gitondo, gusenga kenshi si mu gitondo gusa, bituma ubaho ubuzima bufite intego, ukamenya umugambi w'Imana kuri wowe, kuko iyo usenga uganira n'Imana ikakubwira, mwana wanjye wanejeje kuzindukana nanjye, nkugabiye ibi, nguhaye ibi, ukamenya uko ugenda. Elisa yajyaga asenga amasengesho nk'ayandi kukubwira, akamenya amakuru, akamenya ko umwami azaterwa, akamubwira ngo uzaterwa n'ingabo z'Abasiriya zakoze inama kandi zizaterera ahangaha. Nta kundi wamenya imigambi y'Imana ngo unavumbure y'incakura y'abademoni y'ikuzimu utagira uburyo bwo gusenga. Kandi gushimangira umugambi wawe mu gusenga ni ukubyuka butaracya ukagira n'aya mu gitondo. Gukundishije amasengesho kuko iyo wayasenze wirirwana umutima mwiza, ukavugana neza n'abandi, ukamenya kubana n'abandi neza, kandi ukagira umunsi w'umugisha. Yego, Imana iguha umugisha kunkurikira. Mu gusoza iyi gahunda, ndagira ngo nkubwire ko gusenga mu gitondo si uguha Imana umwanya munini gusa ngo umare amasaha 3 ubure kujya ku kazi, ahubwo ni ugushyira Imana imbere y'ibindi byose. Uko umuntu ahitamo gushaka Imana kare, niko ubuzima bwe buhinduka. Icyemezo cy'ingenzi rero ni uguhitamo kubyuka kare ugasenga, kuko bishobora guhindura ubuzima bwawe bw'uyu munsi, ukirirwa neza ariko n'ejo hazaza hakagenda neza.
puraningi cyangwa igenamigambi ry'ejo hazaza, watsinze imigambi ya satani, urikora uyu munsi. Uhere ejo mu gitondo ubyuke kare usenge, umwami agutegeye amatwi kandi azakugirira neza. Ndagira ngo nsoze ngusubiriramwo intambara 5 zitsindwa n'amasengesho ya mu gitondo. Intambara yo kwiheba no gucika intege satani azana itsindwa n'amasengesho ya mu gitondo. Intambara yo gutakaza umugisha n'amahirwe. Intambara y'ubwoba bw'ejo hazaza. 4, intambara z'umwuka zitagaragara, ahantu hitondere, zitagaragara, ukajya ubona urarwaza, ukajya ubona urahomba, ukajya ubona ibintu bitambuka. 5, intambara yo kutamenya intego y'ubuzima. Hari umuntu usanga ibintu byose bije bimujyana aho bigiye akaba ariho ajya. Rero fata icyemezo, ujye ukora amasengesho ya mu gitondo butaracya. Iki kiganiro tugiranye nizeye ko hari aho kikuvanye n'aho kikugejeje, kuko gusenga ni byiza ariko kongera gusenga bikaba akarusho. Twasomye Yakobo 5:18, ijambo ryitwa kongera gusenga. Ongera usenge, ongera ugaruke, intsinzi y'Uwiteka muri kumwe. Shalom, shalom.